Ese wigeze kurota uri ku nyubako ndende, ku musozi cyangwa mu kirere, hanyuma ukumva utangiye kugwa? Hari n'igihe umuntu akanguka ataragera hasi, umutima ugatera cyane. Abantu benshi bibaza icyo izo nzozi zaba zisobanuye. Murakaza neza kuri Landmark 250 Nation, aho twigira hamwe ubusobanuro bw'inzozi, tukaziga mu buryo bwimbitse kandi butuje. Nitwa Theo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nzozi zikunze kurotwa n'abantu benshi, arizo kurota ugwa ahantu harehare. Mbere ya byose, ni ngombwa kumenya ko inzozi zose zishobora gusobanurwa mu buryo butandukanye. Hari ibisobanuro bishingiye ku mitekerereze y'umuntu, ku buzima arimo kunyuramo, ndetse n'ibyo aba ahangayikiye buri munsi. Kimwe mu bisobanuro bikunze gutangwa ni ukumva ibintu bitakiri mu maboko yawe. Urugero, ushobora kuba uri mu kazi gashya, ufite umushinga ukomeye, cyangwa ufite ikibazo cy'amafaranga. Mu mutima wawe ukumva utazi uko ibintu bizagenda. Ubwonko bushobora kubigaragaza mu buryo bw'inzozi urimo kugwa. Nk'umunyeshuri utegereje amanota y'ikizami gikomeye, ashobora kurota agwa ahantu harehare kubera impungenge z'ibishobora kuba. Kurota uri kugwa ahantu harehare nanone bishobora kuba ubwoba bwo gutsindwa. Hari abantu baba bafite intego zikomeye mu buzima. Bashobora kuba wenda bashaka akazi, gutangiza ubucuruzi se, cyangwa kurangiza amashuri. Iyo umuntu afite ubwoba bwo gutsindwa, rimwe na rimwe bishobora kwigaragaza mu buryo bw'inzozi zo kugwa. Umuntu ushaka kuzamurwa mu ntera mu kazi, ashobora guhora atekereza ati, ese nibatanyemera? Izo mpungenge zishobora gutuma arota agwa. Nanone kandi kurota umuntu agwa ahantu harehare bishobora guterwa no guhangayika. Guhangayika cyane cyangwa se stress ni imwe mu mpamvu zikunze gutuma umuntu arota agwa. Iyo umuntu afite ibibazo by'ingutu, ubwonko bukomeza kubitekerezaho. Kurota umuntu agwa rero bishobora kuba ari uburyo ubwonko bugaragaza uwo mutwaro. Urugero, umuntu ufite imyenda myinshi, ibibazo byo mu rugo cyangwa amakimbirane ashobora kurota agwa kenshi. Umuntu nanone kandi ashobora kurota agwa ahantu harehare bitewe n'impinduka zikomeye mu buzima. Rimwe na rimwe kugwa bishobora kuba ikimenyetso cy'impinduka. Iyo umuntu agiye gushyingirwa, kwimuka, guhindura akazi, cyangwa gutangira ubuzima bushya, ashobora kugira ubwoba bw'ibizaza. Ubwo bwoba bushobora kugaragarira mu nzozi zo kugwa. Ese kurota umuntu agwa ahantu harehare buri gihe ni ikimenyetso kibi? Oya, kurota ugwa ntabwo buri gihe biba bisobanura ko ari ikintu kibi. Hari igihe biba ari ikimenyetso cy'uko umuntu ari guhangana n'impinduka cyangwa se ari gutekereza ku kibazo runaka. Ni ngombwa kureba ibihe urimo kunyuramo mbere yo gufata umwanzuro. Niba ujya urota ugwa ahantu harehare, gerageza kwibaza bino bibazo. Ese hari ikintu kimpangayikishije cyane muri iyi minsi? Ese hari icyemezo gikomeye ngomba gufata? Ese hari impinduka zikomeye ziri kuba mu buzima bwanjye? Ese hari aho numva natakaje ubushobozi bwo kugenzura ibintu? Ibisubizo by'ibi bibazo bishobora kugufasha neza kumva impamvu y'izo nzozi. Murakoze kudukurikirana. Niba hari inzozi mwifuza ko twazabasobanurira ubutaha, mwazitwandikira, mukaduha ibitekerezo, mugakora like, share, comment kuri Landmark 250 Nation. Nitwa Theo.